Reka twongere tubahe ikaze inshuti ibakunzi bacu, tubashimira uyu mukomeje kubana natwe. Ni Ibendera TV, ingendo ya Kristi ntirushwa nk'ibisanzwe. Reka mukanya tuze tubasobanurire bimwe mu bisobanuro bigize cyangwa se biranga izina RAISSA. Ni mukanya gato cyane nkaza byose tubirambura. Akenshi izina y'umuntu ni nk'indangamuntu ye imuranga. Izina ryagutandukanya n'abandi bantu, rikagutambutsa ahantu henshi hanyuranye. Umuntu wese uko aba atandukanye n'abandi, ni nako agira ibirango byihariye bimutandukanya n'abandi. Ibyo birango rero habamo n'izina ahabwa n'ababyeyi be akiri muto, akarikurana kugeza ashaje, ndetse niyo yitabye Imana akomeza kwitwa nyakwigendera runaka. Uyu munsi rero twabahitiyemo kubagezaho ibisobanuro by'izina RAISSA. Ubusanzwe RAISSA ni izina ryakomotse kure kuko ryakomotse mu Burusiya no mu Bufaransa. RAISSA ni izina rihabwa cyangwa rikunze kwitwa abana b'abakobwa. Rifite inkomoko mu Gifaransa, rikaba risobanura umuhanga mu gutekereza afinka. Rikomoka kandi no mu Kirusiya nk'uko tubikesha urubuga rwa www.nameberry.com, aho uru rubuga ruvuga ko izina RAISSA ari izina ry'abakobwa rifite inkomoko mu Kirusiya, rigasobanura umuyobozi, leader, cyangwa uzi kubana neza n'abantu. Iri zina ryagiye rimenyekana hirya no hino ku isi bitewe n'uko ababyeyi bagendaga bacyita abana babo uko bwije n'uko bukeye. Urugero ni nko muri Amerika, aho cyamenyekanye biturutse ku mugore w'umuyobozi w'Abasoviyete Mikhail Gorbachev waje guhabwa iri zina, bigatuma n'abandi bana bo muri icyo gihugu bakomeza kugenda bacyitwa. Dore bimwe rero mu biranga cyangwa se mu myitwarire ya RAISSA nk'uko tubikesha urubuga rwa What is the meaning of the name.com. Abantu bitwa ba RAISSA ngo bakunda kutagirana ibibazo n'abantu, bihesha amahoro mu buzima bwabo. Iyo ibintu bitamurimo ntabwo ahatiriza, ahubwo afata umwanzuro wo kubivamo byihuse. Ntibihanganira ubukene n'imibabaro kuko ngo ibi birabangamira ndetse bikabatesha umutwe. Ni abahanga mu gukorera no gushaka ifaranga, ntabwo ngo bakunda imirwano, bazi gushishoza kandi bamenya kwiyitaho. RAISSA ngo ni umuntu uzi kurinda umuryango we no kubungabunga, aho aba agamije kuwushakira amahoro n'ituze. Ku rundi ruhande kandi ngo RAISSA ni umuntu uzi gushyira mu gaciro kandi akamenya gusesengura ibintu. RAISSA kandi ngo ni umuntu ugira amarangamutima menshi, icyakora ngo umutima we ngo uroroshye ku buryo kuwukomeretsa ngo biba byoroshye. Dore ibiranga RAISSA mu buryo burambuye mu birebana n'imyitwarire. Uyu muntu witwa RAISSA ngo akunda kuba ahantu hari ituze, atanga umutekano n'amahirwe yo gukorana n'abandi kugira ngo atere imbere. Ariko ngo ni wa muntu ugira ubwoba cyane buri gihe ku bintu bidafite ishingiro. Ni umuntu ukunda guhuza n'abandi haba mu kazi no mu mibereho isanzwe, ndetse ngo yubaha ibyemezo by'abandi. RAISSA agira urugwiro kandi rufatika. Ba RAISSA bazwiho kuba abahanga cyane mu gukemura ibibazo, bazwiho gutinda gufata ibyemezo,
barayisa ngo binangira umutima kandi ntabwo ngo bazwiho gufata ibyemezo byihuse. Urutonde rwa bamwe mu bantu b'ibyamamare bagiye bitwa iri zina rya RAISSA. RAISSA Pani yavutse mu 1971, avukira i Lambeth ni mu mujyi wa London. Yari umuririmbyi w'indirimbo ukomeye cyane wamenyekanye ku rwego rwo hejuru hano muri iki gihugu cy'Ubwongereza, akaba ndetse yari n'umwongereza. Undi twagarukaho ni RAISSA uyu yavutse ku ya 29 Ukwakira mu mwaka w'1995. ni umukinnyi wo hagati y'umupira w'amaguru muri Cameroon. Kuri ubu akinira Merirapi United, ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore yo muri Kemi mu gihugu cya Finland. Undi twagarukaho ni RAISSA ni Urusiya, yari umuhanzi mu birebana n'ubusizi n'ubugeni. Ku rundi ruhande kandi twanavuga uyu RAISSA Lamberg. Amazina ye nyakuri ni RAISSA Vovra Beg. Yavutse mu 1913, yitaba Imana mu mwaka w'2006. Yari umuhanga mu by'imiterere y'ibinyabuzima, ikaba yari umuntu ukomoka mu gihugu cy'Uburusiya. Ngayo nguko tubibutse ko twabagezagaho bimwe mu bisobanuro by'izina RAISSA. Nabibutsa gukora like na subscribe, ndetse niba hari umuntu uzi witwa RAISSA ukamusangiza iyi nkuru maze agahera ko amenya ibisobanuro by'izina rye. Njye nitwa na Ntirushwa, ni Ibendera TV. Mugira amahoro y'Imana.